we wakoresheje abasaserdoti bacu bakadutegurira iyi gahunda ya Pentecoste. Ntabwo twese twari tuzi ko kuri uyu munsi wa Pentecoste tuzahurira hano tungana gutya. Nta nubwo nanjye nari nzi ko kuri uyu munsi nzahagarara imbere yanyu nyine tuvugana ibya Roho Mutagatifu. Muhe amashyi abasaserdoti bacu. Ubuhamya ngiye kubaha rero ntabwo ndi bujye kure y'inyigisho baduhaye muri iyo minsi yose zadukoze ku mitima, nubwo ari njye uhagaze hano ariko n'abandi babonye umwanya wo kuhagarara. Buri wese yavuga ko hari icyo yabonye, hari icyo yatahanye. Umunsi wa mbere inyigisho yaragiraga iti Bikira Mariya umugeni wa Roho Mutagatifu. Nkiri hano kuri iyi nyigisho ya mbere rero ndabahaho ubuhamya. Bikira Mariya umugeni wa Roho Mutagatifu, ndabihamya ko ari umugeni wa Roho Mutagatifu. Bavandimwe, burya umwana uzi ubwenge aba inshuti ya nyina. Uwabanye n'umubyeyi Bikira Mariya akamwakira. Muri iyo nyigisho batubwiye ko ntacyo yaburana Roho Mutagatifu. Intumwa zijya kwakira Roho Mutagatifu zari kumwe n'umubyeyi Bikira Mariya. Mbihamya rero mu buhamya bukomeye cyane. Uyu munsi turi ku nshuro ya 30 Jenoside yakorewe Abatutsi ibaye. Roho Mutagatifu yarantangaje kuko ubu buhamya n'ubwa mbere mbutanze. Jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994 yarabaye nyine haba ibintu bibi cyane. Mu bari bahari cyangwa batari bahari babyumvise, ariko babyicayemo nkanjye nkabibona byari bibi cyane. Ni ibintu byasize bitwishe bitwononye mu mitima yacu. Ariko ahantu naboneye ko Bikira Mariya ari umugeni wa Roho Mutagatifu, mwabonye umwana w'umukobwa watanze ubuhamya ejo bundi, ni umumama witwa Sophia watanze ubuhamya ubwo paruwasi yacu yibukaga. Buriya twarabanye aho inkotanyi zadukuye, twari turi kumwe na Sophia. Uwo munsi rero hari kuri Pentecoste. Noneho nimugoroba ubwo bumva Sophia ubwo yararukwe na buri muntu wese yararukwe, twaraguye imishwaro. Noneho twari muri toilette, tugeze aho tujya muri wese. Noneho tujya muri wese itari ifite urugi, yasaga nabi cyane sinabona uko mbivuga. Muri uwo mugoroba rero aho Bikira Mariya yanyeretse ko ari umugeni wa Roho Mutagatifu, nta wamenyaga. Rimwe na rimwe wamenyaga iminsi ubundi ntuyimenye. Amahirwe nagiraga nuko nari mfite Bibiliya, nkamenya byibura gusoma. Rimwe na rimwe aho mbonye akanya nkasoma ijambo ry'Imana ryamfasha, ryampumuriza. Uwo munsi rero ni mugoroba bwataga Pentecoste iri bube. Noneho byari byakomeye. Noneho uwo munsi rwose, dore ko n'ubundi bwiraga ukavuga uti ntibuke, bwacyo ukavuga uti ntibwire. Ubwo haje kugera ahantu twinjira muri iyo wese, ndi kumwe n'umumama wari warayabyaye, akana nyine kataranatandukana n'ururere. Twinjira muri iyo wese, tugezemo tubura n'ahantu duhagarara kubera umwanda wari uyuzuye. Ariko ntacyo byari bitubwiye, no kubyicaramo ntacyo byari bitubwiye nk'abantu bahungaga nyine. Ubwo rero bigejeje hari nka nijoro nka saa 8 z'ijoro, nagiye kubona mbona haje urumuri. Haza urumuri nyine ndi gutekereza, ariko ubwo naratekerezaga ntariko Nyagasani koko wadufashije ntibadute muri uyu mwanda umeze gutya, ahubwo noneho bakadukira ahandi. Nagiye kubona rero mbona haje urumuri, mbona umuntu w'umumama ahagaze ku muryango. Sinzi niba mujya mubona izi toilette zo ku mashuri y'abana.
ukuntu umwana umwe yinjiramo iyo nta muryango uhari, undi akamukingira afashe ikanzu ye yayikingije hose. Nawe rero namubonye afashe umwenda we awukikije gutya. Noneho mbwira wa mama twari turi kumwe, ariko uyu mudamu uhagaze hano dukingirije numva nanamubwira nti ngwino nawe batakwicira aho ngaho. Nuko rero nagiye kumva numva mu ijwi rimeze nk'irya Nyiramubande arambwira ngo nimuhumure bana banjye, ngo nimuhumure ntawe uri bunyureho ngo agire icyo abatwara. Yahise abura, ariko ngewe ku bwanjye ako kanya kivuga iryo jambo mbwira wa mama ntuzi ko uyu muntu ari Bikira Mariya. Nuko rero nyine we atinda kubyumva nyine akajya ambwira ati cyangwa wahahamutse, ariko ngewe ibyo mbabwira narabyiboneye. Yamaze kuvaho rero tugiye tubona hinjiye abana babiri b'abasore nyine bambaye utugofero twa mukotanyi, binjira nyine umwe atubwira igiswahili ngo batugani. Nuko turamubwira turasohoka, nibwo batubwiraga ko ari inkotanyi nyine baje kudutabara. Bati nuko mwinjiye muri uyu musarani twarabareba. Ni ukuri uwo munsi hari kuri Pentecoste, Roho Mutagatifu yaraje adukura muri icyo cyezezi cy'ibibazo twari turimo. Ariko noneho ngahamya ko ari Bikira Mariya wabidusabiye, kuko nabanje kumubona pe, nabanje kumubona nyine. Iyo umuntu yabonaga akanya ishapure yarayivugaga bikanyuzamo kanayivuga nka kumwe padiri yavuze ati haravuga ishapure ngo ndakuramutsa Mariya, irangiza ati niyo no. Natwe hari aho twageraga tukayivuga gutya ngo niyo. Bavandimwe rero, Roho Mutagatifu arakomeye. Ubwo badukuye aho hantu baratujyana. Icyo gice cya mbere reka gisimbuke. Ni ukuri Imana yarakoze. Wenda akandi navugaho nuko dushima cyane ukuntu Roho Mutagatifu, ngewe naramubonye pe, Roho Mutagatifu yakoresheje ingabo za RDF zikaza gutabara abantu. Umuntu ntacyo mupfana, ntaho akuzi, cyane ko harimo n'abana bagiye ku rugamba basize imiryango yabo barayimaze, ariko yaza akaza atabara atitaye ngo nindaje gutabara. Man, abo bantu nabo ni ukuri nabo gushimirwa mu bamera amashyi. Kristo Yesu akuzwe. Nyuma ya Jenoside rero ubwo nasimbutse ibindi byakurikiyeho, nuko nyuma ya Jenoside irangiye inyigisho baduhaye ni nyinshi, nagiye nzibonaho ubuhamya pe. Hari indi nyigisho, iya mbere twayihawe n'umuntu witwa Jean Claude Karemera na Denise, kugira ngo nabo muri Communauté de l'Emmanuel. Padiri Benoit aduha Roho Mutagatifu muri Kiliziya. Aha naho nahatekereje cyane, ntekereza Roho Mutagatifu ibyo avuga ni ukuri, ni roho w'ukuri koko. Yaravuze ngo Kiliziya yubatse ku rutare. Yabwiye Petero ngo Kiliziya yubatse ku rutare, ngo n'ububasha bwo mu kuzimu ntibuzayisenya. Koko nibyo ndabihamya, Roho Mutagatifu avuga ukuri. Imyaka myinshi na mirere Kiliziya yubatse ku rutare, nk'uko babitubwiye, n'ububasha bwo mu kuzimu ntabwo buzayisenya. Kiliziya twese twibumbiyemo. Abanyarwanda baciye umugani ngo igiti cyateretswe n'Imana ntigihungabanwa n'umuyaga. Iyo ni Kiliziya. Twishimire kuba muri Kiliziya, muragahora muri Kiliziya bavandimwe. Twahakuye byinshi cyane muri urwo rugendo rwose abantu bagiye banyuramo, ari abari hanze y'igihugu, ari abari mu gihugu hagati. Twese nta n'umwe utararengewe n'ububasha bwa Roho Mutagatifu. Kwakira Roho Mutagatifu rero nayo twayihawe na Padiri Samuel.
byo babisubiyemo simbivuga cyane. Roho Mutagatifu turamwakirana, igihe tumwakirana ubwoba, naho ndahatanga ubuhamya butoya nanasoza. Nyuma ya 94 nabanye n'ubwoba bukomeye cyane. Narasengaga ariko nkagira ubwoba buri munsi, nkumva ndi bupfe, nkumva ntari. Igihe kimwe rero jenoside banari mbyaye gatatu, ariko numva abana nyine ari abo ngabo by'i Kigali, nta bandi nzongera kubyara. Ariko aho irangiriye nyine numvishije ngomba kubyara, kuko nari narabwiye Imana numbabarira nkarokoka, Mana nzaguhamya mu batakuzi n'abatakwemera. Umuryango rero, groupe nasengiyemo y'abakarismatike yitwa Magnificat, nyine iteka iyo nabonaga umwanya nabwiraga abantu ukuntu gufata iriya miti ya Onapo ari bibi, ari ukwicira abana mu nda. Nuko nyine ndabyara. Nyuma ya jenoside byara undi mwana, mubyara ku munsi wa somusiyo. Nari ngiye kujya Kibeho, inzira mfata njya kubyara. Hanyuma nyuma ye ndongera muri 98 ndongera nabwo ndasama. Kuri iyo nda rero mpahurira n'ibibazo, uburyo harabo nigishaga ngo ntibagafate ibya Onapo. Bamwe barambwiraga bati dore indira guhitanye, uvuga ngo ntabwo uzahagarara kubyara. Nagiye kuyibyara rero mererwa nabi cyane. Roho Mutagatifu amba hafi, anyereka ko nyuma y'ubu buzima hari ubundi. Arangije arongera ngarura ku isi. Bagiye kumbaga, mbona abaganga byabashoboye barebana. Nuko bagiye kumbaga rero mpera mu kinya, namaze ibyumweru 2 ntarakanguka, ariko akana ari kazima baragakuyemo. Muri uko guhera mu kinya rero, mbere yuko bambaga nasabye abaganga, mbabwira niko ntabyaraga mbazwe, haba mbona mwakanuye amaso, n'ibiki. Nterega twapfushije abantu benshi, nimushaka mubwire nimba nanjye ngiye. Ariko mbasaba isegonda imwe yo gusenga. Nuko nta rindi sengesho navugaga, navuga nti se Yezu, burya nibyo byawe kubana nawe, nibyo ngibyo ngiye kugenda nirereye utwana. Igihe rero cyarageze, nyine baremera bajya kumva, bantera anesthesi, ndasinzira. Barambaga, ikinya kiramperana. Ukumperana rero, Roho Mutagatifu yanyeretse ibintu bikomeye. Ukumperana urumva akana sinari nzi yo kari, n'abari bandi ruhande bari bategereje ko bababwira ngo birarangiye nibaze bafata umurambo. Uko hariya kuri CHK niho nari ndi kuri clinique, guhera mu gitondo ari abaririmbyi twaririmbanaga, hahoraga huzuye nyine. Buri muntu uhuye n'undi amubwira ati Yvonne agiye gupfa, ngwino tujye kumusezera. Ubwo rero isaha yaje kugera, ngewe niyumvishe ngo nsohoka mu kintu, n'ikintu nasohotsemo ndagenda. Maze kugenda ngera ahantu hameze nk'ahari ikirido cyangwa plafo, ndakomanga. Maze gukomanga haza umuntu, arakingura kinguye, ariko arankumira nyine ngo sintambuke. Arambwira ngo wikwinjira, ngo barambwiye ngo isaha yawe yo kuza hano ntiragera. Noneho nakwitegereza umwanda, narebaga ndi ari ikintu kibi cyane kijimye, ntazi uko gisa. Noneho ndamubwira ni hari ahantu mbwira gusubira ntabwo nasubira. Arambwira ngo simburana nawe, ngo barantumye ngo subirayo. Ubwo rero ahantu yakinguye, yafunguye gatoya, numvishije abantu bari kuririmba nka music classique, indirimbo zituje ariko zisingiza Imana. Ndamwinginga, ndamubwira nti nyakubahwa wambabariye basi nkarebayo, nkareba abo bantu barimo gusingiza Imana. Aranyihorera. Noneho ndamubwira none se kureba nimba ubyanze ko hari ahantu ureba mvuye ari habi,
wamfashije ukampa akabuji kamwe kuko nahabonaga urumuri rudasanzwe. Bavandimwe, mu ijuru ni heza, ni heza cyane pe. Nabonaga hari urumuri rutangaje ntazi rudasa n'urwo nigeze mbona. Ndamubwira nti mbasi mpakamuri kamwe cyane murike hariya mvuye. Arambwira ngo ya hari ivuye hari muri zaho na hano hakabizaho. Urwa hano rukoresha ruko wahageze. Urumuri dukoresha hano ku isi rero nkeka ari bya bikorwa byiza by'urukundo. Kristo Yesu akuzwe. Ni bya sengesho, ni bya bikorwa byiza by'urukundo, mbega ni za mbuto za Roho Mutagatifu. Nakomeje kumwinginga ariko mbona abuze icyo ambwira, noneho asubizaho yarido. Ntimumbaze uko nagarutse. Mu kugenda nabonaga ngenda ntabwo ari esikariye nazamutse, byari bimeze nka kwa kundi abantu bagende kuri tapirura. Rero nuko nagiye, nuko nagarutse. Mu kugaruka rero nasanze bw'abantu barize bihanaguye, kuko nasanze n'abaganga noneho bamaze kwemeza ko napfuye byarangiye. Ariko ubwo ni muri ako kanya Nyagasani yanyerekaga ibyo bintu. Ni ukuri mu mpere amashyi Roho Mutagatifu. Umumpera amashyi kuko yanze. Yanze ko nicwa n'ubwoba n'ubujiji bwo kutamenya ko nyuma y'ubu buzima hari ubundi. Atuma bigenda gutyo nyine ndabibona rwose ubwoba bwahise bushira, ku buryo nyuma yaho iwacu twapfushije umwana urangije universite w'imyaka 32, ariko ndibuka ko yavuye mu mubiri ngasingiza Imana ngatera ruwanje, kuko navugaga ni Anita ajya ahantu heza, wenda hari abantu bamwe baje kudutabara hano babibonye. Rero byatumye maze kubibona nahise nshimira Imana, numva mbabariye n'abisha abantu kiryagiye muri jenoside. Ndavuga nti bari bazi icyo bakora, nk'uko Stefano yabivuze bamutera amabuye, avuga ati Nyagasani mubahore iki cyaha bakoze. Nahise mfata ikiraka cyo gusabira abagizi ba nabi, nahise mfata ikiraka cyo gusabira abagome bica abantu mu mitima yabo. Ntabwo kwica umuntu ari ugufata inkota ngo umusogote cyangwa imbunda ngo umurase. Burya no kwanga umuntu barabitubwiye ko bitari mu mbuto za Roho Mutagatifu. Ni imbuto za sekibi kwanga umuntu, ni imbuto za sekibi kwanga umuntu. Iyo wanze umuntu rero burya ubu umwishe. Bavandimwe, Roho Mutagatifu aratangaje. Ubwo rero Nyagasani yanyeretse ibyo byose, namwe nibyo mbagejejeho, kugira ngo uyu munsi Roho Mutagatifu mujye mumwiyambaza muzi ko ahari koko. Reka rero nsoreze ahangaha. Wenda izi nyigisho bagiye baduha benshi mwari muhari, batubwiye uko Roho Mutagatifu atwigisha gusenga. Gusenga si ukuvuga amagambo. Iyo usenze uvuga amagambo bituma isengesho ukora rituma utanahinduka ntugire n'icyo umenye. Ariko iyo usenze mu kuri, Roho Mutagatifu aragusanga akakumurikira. Ni ukuri tujye tugerageza dukureho imipaka dushyiraho hagati yacu n'Imana, kuko hari igihe twibwira tuvuga isengesho tukaryibwira tugira ngo turasenze, kandi ari twe turi kwibwira. Twarangiza tukajya tuvuga ngo ibi bintu narabisengeye imyaka 10 irarangiye, n'ijana izarangira kubera ko nasengeye hejuru y'umutima w'urwangano. Kristo Yesu akuzwe. Indi nyigisho rero nakunze cyane nanone niyo Padiri Beno yaduhaye, ivuga ngo murimenye ubwanyu, mumenye n'ubucyo mwaragijwe na Roho Mutagatifu. Kristo Yesu akuzwe. Kuri iyi nyigisho turimenye, yagiye anatwereka apfundura utuntu, atwereka ati hano iyo wahafunze ntagishobora kwinjira. Turimenye, menya iyo mizi y'ibyaha ufite, nanjye menye iyo ufite, ubwirasi, ubugugu, ugahera kwa mbere uvuga ngo wasabye akazi, ngo ubushomeri burakwishe, kandi nyamara wa muzi w'ibyaha w'ubugugu Imana yaguhaye akazi urangije nta n'umwana w'imfubyi cyangwa se w'umukene wishyuriye minerivare.
ahubwo ya mafaranga warayabonye wihaza mu biribwa, kwa kundi batubwiraga zangabire za Roho Mutagatifu, zo kumenya kwitsinda ntiwabigira, urarya urahaga uradamarara, garderobe yuzura imyenda. Ibyo byose nibyo tutageraho, twarangiza tukavuga ngo Imana ntidusubiza, kandi mu by'ukuri Roho Mutagatifu n'umukungu ukomeye cyane bavandimwe, atunze byinshi cyane. Nta kuntu mu rugo umugore n'umugabo bahera kuwa mbere batavugana rumwe, bagera no mu buriri ugasanga umwe afashe ishuka cyangwa uburingiti ashyize hagati ye n'umugabo we mu mupaka, hanyuma